abanyerondo batanu mbaregeye mudugudu wabo mbaregeye mudugudu ngo Kabajogo iravuga nabagenda ngeze imbere numva uhereye mu ukubise imbavu ukubise ikindi yicara saba imbabazi nababwira ati mwampaye imbabazi bangana kuzimpa barakomeza barahondagura nakijwe n'umuntu utuye no gukabacuze ni wahise uvuga ati umwana muramuzeje iki ari umukarane muri kumuziza iki nta makosa ajya gukora muri kumuziza iki nabo bamumwoka igitutu baramubwira ngo nagenda aragenda byihorera ndatuza ariko ndwara bikomere n'ubuse ndakira ndumva ameze nabi nikoreye akantu ndaniha kubera igikoni bakubise ma ibyo kubitase ngo ukagiraho unyara amaraso bari bagukubise iki ku buryo nyine bo bafashe urabona ukuntu barafashe bafata itindu urabona baba bafite imihini yakinkubise hano mu mugongo yababa we mu mugongo hano mu kazindaro najya kwituma nkituma amaraso najya kunyara nkanyara amaraso noneho urubavugo bahita bakubitamo igikoni bavuga ngo taha bahita bakubita igikoni cyaha n'ubu ngubu simbasha kuba humeka n'akazi nakora kasi nkibasha kugakora neza nk'uko no mu rugo biranga kuko umugongo barawuvunye bankubise akimirizo cyoketa akimirizo ntacyo wakora unabaye ikigwarinya ubwo bo batangiye bavura bagira ngo kuko nta gakomere na kamwe yagaragazaga gusa ahantu yari yabyimbye ni bene hano bena bari bamukubise n'inkoni zo mu mutwe nyinshi ni nazo zamwisha ubundi ariko hano mu kiziba kinda imigeri kubera yuko yari yabyimbye kubera bamumennye impyiko noneho kwa muganga bo bakaberwa ukuntu byagenze nari ntarahagera ati uyu muntu yarwaye gutya bigeza aha kubera bari bamumennye impyiko inkari zamwuzuriyemo ukuntu yapfuye ubundi abaganga ati uyu muntu bahise bamushyira muri ambirasi bajyana hirya ati uyu muntu nta mibereho barasenga bamaze gusenga tugera ku kigeme abaganga aribo basenga tumaze kugerayo abantu bose baraza turi bamumenye namunye ukuboko sibo batwishe biraza gukemuka mama bamenye ndibyara bamenye ndabunja mu mihango buri munsi nago njya none mwanze gukemura ibyanje buri munsi muri mu mihango uragera bagukure mu mihango wiki umunyaro ndakubushyuwe yankubise umugeri wa hano buri munsi ndavuga ngunya no kujime buri munsi najya kwega mutekara kamya ati ngo na muntu wanesha ubaho ngo na muntu wanesha ubaho ngo nimuve mu maso nkagenda rwose ibyo ni ibiki koko amaherezo nazagarengana ubwo nuvuga ngo yaragukubise byagenze yankubise umugeri hano ari ku muhanda umugabo wanjye kwa turi kumwe abwira umugabo wanjye ngo nimbwa ngo amaze imyaka 7 tubana ngo natabyara none amuyatese mu bana byara batandukanye wazamuhaye mumwe ko buri munsi ubyara abankubise umugeri yatase arankubite amenagura inda ubu ngubu muramva kwa muganga ku kibenda hahora wanza no kunsinyira ubu ngiye gupfa kubera kuva ku bishyuho humura ntabwo umunyerondo uriya se wakaboko nawe ora n'uyu mironi ngaho rero dukeneye ubutabera uyu we noneho nta n'uwamuvuje yikozemo yabuze umuntu umuvugana uruziragwira reka tumuganirize reka yicare uyu mufunzo w'akaboko si umukobwa reka tuganire n'umumama abana bagera muri 5 ese niba nubaha n'ababyeyi bakubita umwana bakunda ari ikimuga twakoze inkuru nyinshi amazina yawe ni nde mama nitwa Nyakamana Claudine karamba ngo ufite abana 5 mfite abana 3 abana 3 yego uba muri uyu mujyi yego mba muri uyu mujyi iyo nta accident warabyutse buragwa byagenze bite nabyutse saa 10 nabyutse saa 9:53 za nijoro nari narwaje umwana ubwo umuntu ndamamagana ugate se wangurije amafaranga ko narwaje umwana yego umuntu ambwira ko nza kuyatora mageze arambwira ati dore nimba ufite aho ngarurira ngaho ngarurira ndamugarurira nta mafaranga mfite terekanya gwe kuri telefone yego mba ndahavuye amaze kuyampa nihuta bankubitanye n'irondo rya Kabajogo yego maze gukutira n'irondo rya Kabajogo baramagarika ati bite Kabajogo ni hano mu mujyi yego ati bite munsi ya gare ati bite ni byiza ati urava urajya he ninjye narwaje umwana mvuye kuguza mu muntu amafaranga ngo njye kumuvuza nabaye baramaze ate ufite ibyangombwa ntibyangombwa mbitaye ku buriri kubera ko nari ngize ikibazo muvuza umwana wanjye arembye yego
nyivuga ko ntabyo mfite nese numva bankubise inkoni y'aha ngaha ubigufwa ryanjye ryaracitse urutugu rwacomokotse bari bande bari banga bari abanyerondo 5 ba Kabajogo. Urabaza amazina? Ntabwo amazina yabo nyazi. Ku bushyuhe ariko yararimo. Ntabwo ku bushyuhe yararimo. Abanyerondo 5 mbaregeye mudugudu wabo. Mbaregeye mudugudu ngo Kabajogo iravuga. Nabaregeye mudugudu wabo arambwira ati nibaguha 5,000 ujye kwivuza ujye uzana amagitasi tukuvuze. Yego. Muhamagaye mubwiye ni rero nageze Nyamagabe banyohereje ku Kigeme. Nimbungu mvuye no ku Kigeme banyohereje Butare bambwiye ko igufwa ryanjye ryacitse irindi ryacomokotse. Yarambwiye ngo baguhaye 5 byahuriyemo. Mama Yive niryo jambo yambwiye nubwo ati Mama Yi Mama Yive n'umubyeyi nawe se n'umubyeyi nubwo ati Mama Yi nkuba ari nkawe ari umwana wawe bagize gutya ubu ngo bakumva bishimye ngo nibashaka bazamwice nagenda igihe wagende twawe saa 10:04 za mu gitondo kugera n'iyi saha ndakoresha amafaranga yanjye nivuza ubu amafaranga yanciriyeho nari kujya kwivuza kuri 25 ubu nani igiceri cy'icumi mfite uri kuborera mu rugo ndi kuborera mu rugo igufwa ryanjye ryaracitse maze gukoresha amafaranga 120 nta n'igiceri usibye ibyo 5 byonyine n'andi mafaranga barongera kumpa iyo ngeze kuri ribu bakamuhamagara aravanga iryo rono ngo se ngo abanyerondo bawe barahari bakubise umuntu ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere ngo harimo 2 ngo abandi ngo bavuyemo baragiye ngo ndetse ngo n'imyenda yacu barayijyanye ngo ariko ngo abo 2 ngo tuzabohereza ndavuga ni ngewe nakubiswe n'abanyerondo 2 abandi 3 bahagaze ni gute uvuga yuko hasigemo 2 ese abo bandi bahunze mu gihugu ngewe ikibazo mfite ni ukuri pe ni mumfashe mumvuganire kuko ngewe ubu ngubu kuno sinshobora kwimesera sinshobora kwiyoza nta kintu kimwe nshoboye kwikorera nikiraka wajyaga mu byahuriyemo birumvikana ngewe narasukaga nari umusutsi nsuka ariko ubu tuvugana gusa nasuka umuntu umeze gutya akaboko kamwe ni kacyo ntabwo nasuka umuntu umeze gutya ngewe ni mumvuganire Mama Yive na Pierre n'irondo rye barebe uko bamvuza pe ubu dore randevu yanjye nari kujya kuri 24 kuri ribu nuva ngo nta kintu byiza kumarira kuri ribu ndagenda bagahamagara Mama Yive ngo tuzabohereza ngo uzagaruke kuwa 4 nahagera ngo dore nabo bohereje n'umutanga buhamya Mama Yive yaramubujije kujya umutanga buhamya umwe inyasi yanze kujyayo arayigira kuri burarirwa byabaye niyo wabanyijije bagishaka kunkubita ngo baranyica ese bakubita bica niba nakubita byibuze bacyaha bagishaka kunkubita bafite inkoni nta nubwo wanagira mumfashe kuko ndimo ndabora abana banjye ntibakirya nta n'umwe ukijya no kwiga muri bo bavuye mu ishuri kubera ibyo bibazo nta n'umwe ukijya kwiga muri bo ngewe mumfashe mumvuganire bamvuze kuko ubu tuvugana no kurya ubu ngubu usibye umuntu uvatakira ngo 100 cyangwa 200 iyo ngize Imana mbona nuje nka sekesa nkapfa kugura ibyo muri restaurant nkabahereza bakarya nanjye nkaryaho bikarangira hano mutuye mufite amahirwe ko mwegeye ubuyobozi bw'akarere yenda bitandukanye n'abandi bahandi kuki yo muvuye hano yenda ku rwego rwo hasi bikanga kuki mutata mwigira ku karere direct kugira ngo byibuze munashake n'abayobozi bo kuri uru barakubwira ngo genda ujye kwa mudugudu ngo mudugudu ngo akwandikire ubu tuvugana bakimara kunkubita bamaye ibyo 5 ariko banyohereje ngo banyandikire mudugudu yahise abyanga aravuga ngo n'ubundi wakubiswe irondo ryanjye ari gusanze muri Kabacuzi genda Kabacuzi kwandikire Kabacuzi maze kunyandikira ngiye ku kagari ntabwo bigeze banereraho kashi mudugudu yahise yongorera gitifu nahasanze w'umugore sinzi ibyo yamubwiye gitifu ana kagari kahe Kanyamugari gitifu yahise ambwira ngo genda Mama Yive ngo akwandikire ngo nagushyirireho amazina y'abo bantu Mama Yive ngiye yarambwira ngo wakubitiwe muri Kabacuzi komeza ujye muri Kabacuzi ari we muntu nagejejeho ikibazo cyanjye akaba navuga ngo nibampenga 5,000 irondo rye ryankubise ari abanyerondo 5 ese mubona abayobozi bo mu mudugudu bo hasi kubera iki batita ku baturage ahubwo bakarengera ayo mafuti y'irondo by'umwuga biterwa n'iki ku ruhande rwawe umva nanjye byaranyobeye ubu ngubu usibye kereka ufite amafaranga wenda aho bakumva kereka ufite amafaranga ukagura niho bakumva yego
ubundi rwose umva ngewe mumvuganire pe mumvuganire kuko ndimo ndaborera ahangaha sinzi nimba hari n'icyo nzongera gushobora kwikorera. Kwa muganga bakubwiye ko bambwiye yuko igufwa ryanjye ryavunitse damene hano iryano ryari ryaracomokotse biragaragara ko akabo kacomotse. dore ngiki saho kigera. ariko niba ndi kubyumva neza hano hashobora kuba hari n'ikibazo cya ruswa ishobora kuba ngewe simbizi pe nanjye byaranyobeye. iyo bakubise bakubita bakora neza akimara kunkubita sinahise na telefone yanjye urukweto nka rutanyiruka. iyo ufite amafaranga ntabwo wagukubita. ntabwo bagukubita ufite amafaranga. irondore bari kugira ngo hindurize imifuka. mbese irondo aho kugira ngo ucunge umutekano niryo riri ahubwo niryo riwica ahubwo se hari ibindi bisambo biriho uretse abanyerondo. ndetse abanyerondo bankubise gutyo hatari undi muntu bakubise bavunagwe bamwambuye inkweto n'amafaranga. umuyobozi wo hasi abazi ko utari bugere hejuru n'umuntu ugera hejuru bakugarura hasi. iyo wageze barakubwira ngo ahita avuga ngo ngo yarananiranye ngo yirirwa arwana ngo yirirwa agira ati bagahita banakohereza itare bahita bakujyana itare muri transit. ngo uri inzererezi. ubu hari abantu muzi bagiye muri transit muri ubwo buryo aka kanya bakese ni benshi cyane barahari. muze nagira ngo utangire utubwira amazina yawe. nitwa Murengera Anastase. muze ufite imyaka ingahe? 68. utuye hano nawe muri hano mu Nyamata? hano ntuye mu mudugudu wa Nyarusange. niho wavukiye? niho navukiye. mbese muri make hano uri kavukire byose? kavukire rwose. twumvise no ko habaye amahano y'umugabo wari utuye hano utwaye Nyase wagiriwe nabi n'irondo bikamuviramo urupfu. muri make ibi wowe urabivugaho iki? umuntu usaza ndabona ukuze cyane. byo ni nk'agahomamunwa. urebye ibyo rondo rwose ni ibintu n'abantu batitwara nk'abantu mbega bameze nk'inyamaswa. yego. urebye ibyo bintu byabaye nta muntu n'umwe utabizi ahangaha. uko rwose nabisobanura niko ni n'uwanjye bishe niko byagenze. nawe baramwishe? baramwishe. byagenze gute? uwawe yapfuye ryari? yari muntu ki bimeze bite? yapfuye muri gihe cya corona. ubwo ni muri umwaka nk'ibiri ishize 3 buryo. ntabwo nibuka neza amatariki ariko ntabwo ni muri gihe cya corona mbere. yari umwana wawe? yari umwuzukuru? yari umuhungu wanjye rwose. ubyara mu nda? rwose. yitwaga nde? yari afite imyaka ingahe? yitwaga maze no kwisa n'ujya. yitwa Venuste Sengumukiza. Sengumukiza Venuste. yari afite imyaka ingahe mze? yari afite imyaka yarabyaye. byagenze gute kugira ngo iryo rundo rimukubite nawe bimuviremo urupfu nk'uko bigenze kuri uyu musaza? ukuntu byagenze twari twiranywe ahantu mu kazi ari ku cyumweru. noneho ntahangana nshaka nko kujya imuhira ariko noneho ndatekereza nti inyota mfite nayijyana nko kwitaba ukajya kwica icyaka. bizajya kwica icyaka. akaba umugabo we yaduhembye rwose amafaranga 4,000. mwakoreraga? mwari babiri babahembe 4,000? uwo twakoreye oya twese twari abantu 4. yego. umwe 1,000 undi 1,000. yego. we rero amaze kuyafata yaciye hano hepfo ajya ku mugabo witwa Soraya. ubwo nanjye nimugoroba nahise nigira ku kazi kizamu. mu gitondo ngize ngo ngimuhira byutse ngeze hariya hafi hano ku kibuga hariya ku rukiko. yego. habuze urukiko? umuzamu hari witwa Kanyandekwe. arambwira ati rega ntugende utajyanye uyu murambo wawe. ngaho rero umuntu mwari muri kumwe ari muzima mu kanya gato bahindutse umurambo? mu gitondo. ubwo ndavuga bukeye mu gitondo. yego. ubwo ikintu nakoze narebye umuvandimwe witwa Koroda aramunteruza mu maboko. yego. turagenda tumujyana i Nyamagabe. noneho mu kanya gato abaganga bantinze no kutwakira nyine ku ivuriro ry'i Nyamagabe hariya. yego. ubwo mu kanya nanjye nsa n'ugarutse ngarutse bati bamuhaye transfert yo kujya ku Kigeme. ubwo yari yabaye intere
reka ntiyavugaga ntiyavugaga ahubwo yari yakunje rwose ubona ko byarangiye. yego noneho ubwo nsubira kwa muganga nsubiye bati mama transferi agiye ku Kigeme. yego ubwo yagiye ku Kigeme mbega abashije ubwo kujya ku Kigeme ubwo bahise bamuha indi transferi agiye Butare. noneho nanjye rero Bunyangamunda ndagenda mbibwira Mudugudu. yego mbibwira n'ubishinzwe nyine umutekano. yego ariko mbere nabanje kubibwira Mudugudu ibyabaye. Mudugudu agiye kunsubiza arambwira ngo ibyo bintu ngo byabaye nijoro ngo umuntu ngo yicaye ngo ku isima ngo yitora hasi. ubiteze gusa umuntu yituye hasi ariko amakuru akaba ambwira ko ngo bazamutse badiriringa n'iryo rondo. abageze aho rero abari bari kumwe nawe bakubwiye gute? abo bari kumwe nta umuntu wigeze amubwira n'umwe n'uwo muzamu yambwiye gusa ngo urakujyana umurambo wawe. yakuye ko yabaye umurambo bigenze gute? hari hafi ya hararira nkaha n'umurambo wawe ujyana ku muhanda. bari bamukubise bigenze gute? baramukubise kuko isa yarengeye yikubita hasi. baramukubise bigezeho yicara ku kantu k'isima badiriringana nabo. bamunegekaje ubwo noneho barahirika agwa mu mukingo hasi avunika umugongo amaraso amwe aca mu matwi andi mbega huze umuhumekero ho ruri hose. gatoya hari uburyo hari amazina twumvise hano abamukubise we ni bande ko twumvise ndaba abanyerundo bande amazina ya ngabo barimo bamunezera bo barimo bakubushyuhe se kubushyuhe ko numva yabaye Munezero na Polineri na Polineri we ntabwo yari ahari yaratarakora. ni kubushyuhe mbega nawe abaturage barabizi. yenda n'induzi y'inkuru nawe wakunganira uyu musaza gatoya egera hino umwegere nta kibazo mushyiro karakamiko. amazina yawe ni nde chef? je amazina yanjye bayita Gasana François ntuye muri umurenge wa Gasaka. yego akarere ka Nyamagabe. François ndashaka utubwire iri rondo rya hano muri uyu mujyi urizi gute ku ruhande rwawe? wenda nje ku ruhande rwanjye rondo uko ndizi nzi ko ari abantu batagendera kuri discipline bababaza abantu bakabakubita urupfu bamaze kuba abantu bane bamaze kwica no se kwica arabisha urubozo abantu bababaye cyane bakamukubita bakagukubita ikintu ukagenda ukaryama ugatungwa n'umugore wawe cyangwa utafite nawe utungirwa ukagenda ukaryama. ndagira ngo wenda tugendere ku ngero z'ibifatika bihari amazina yenda hari nayo tuyavuge. abantu uvuze abantu bane twumvishe uyu musaza hari n'uyu mubyeyi twashyinguye ejo abandi ni bande byagenze gute? abandi hari umuntu wakoraga kwa vani baramufashe bamuzamura aho bita ku Kabacuzi mu mudugudu baramuzamura bamukubita bamugeza ku muhanda aho bita mu Gasitwe. yego baramukubita bamaze kumwica bagenda bamurambika ahantu bamaze kurambika ahantu abo bakubushyuye n'ubundi rondo n'ubundi ryanze kuvamo nibo bamukubise bamugirira nabi bafata uwo bita Gasarenda baramwica. bamwice byagenze gute? Gasarenda baramukubise ageze aho bita mu murenge wa Tare mu Gasarenda bavuga yuko ngo gwaye macinya kandi bitewe n'inkuni yakubiswe zo ku mabuno umugongo ahantu hose aravunagurika agezeyo yabayeyo igihe cy'umweru n'igice ahita apfa bavuga ko ari macinya. ibyo bibazo by'aba banyerondo icyo gihe yenda inzego zibishinzwe zabyinjiragamo kugira ngo baryozwe ibyo byakoraga cyangwa byarangiriraga aho ngaho? byarangiriye aho nta n'umwe wabiryoheje abari bo bose baragendaga bakaba bakoza kuri polisi bakigura bagatanga ruswa. abatanga ruswa ari bande? ko nabo banyerondo kuko ntwamenye uko batanga ruswa ariko barazitanga kuko umuntu agize gutyo agafata umuntu akamukubitwa ntabiryozwe ngo abihanirwe ejo akagaruka agasubira mu iryo rondo urumva ko hari abantu baba bafitemo uruhare. yego ku ruhande rwawe hari aho waba warahuriye naryo cyangwa se mu bindi bikorwa? ku ruhande rwanjye njye barankubise baramvunagura dore imikato yose nkajya nyara amaraso nkagera nabi cyane. byagenze gute? byabaye ryari? cyangwa hari ukuntu umuntu ashobora kugufatira mu bikorwa by'umutekano muke yenda
guhana byagenze gute kugira ngo wisange wisange? Nta mutekano muke nteza, ndi umukarane mva mu kazi kanjye nkagenda nkanywa agacupa nkanywa nkagenda nkasubira mu rugo, barafashe bangirira nabi bambona n'urubavu n'ubu bwanjye simpumeka. Byabaye ryari, byabaye bigenze gute, byakozwe nande? Byabaye ryari? Byarabaye hari mu kwezi kwa kane sinimba ku mwaka. Yego. Barafata bangirira nabi barampondagura bamvuna n'urubavu n'ubugwanjye. Mwari mupfuye iki? Baraje baragukubita gutyo gusa cyangwa hari ibindi bibazo bya? Naratambutse barambwira ngo mpagarare kuko nanyweye agacupa ndakomeza ndagenda. Ngeze imbere numva uhereye ukubise imbavu ukubise ikindi yicara saba imbabazi nababwira ati mwampaye imbabazi bangana kuzimpa. Barakomeza barahondagura. Nakijwe n'umuntu utuye no gukabacuze ni wahise uvuga ati uwo mwana muramuzize iki, yari umukarane muri kumuzize iki, nta makosa ajya gukora muri kumuzize iki. Nabo bamumwoka igitutu baramubwira ngo nagende, aragenda. Nyuma yaho wagiye gutanga ikirego cy'ihohoterwa wakoreye nk'umuturage? Je ikirego ngiye kugitanga n'ubundi baratubwira ngo uregera ngo urega si uregera. Urega we ni uregera. Baduhaye umugani, ngiye sindi umugani cy'umwana sinzi by'imigani, baratubwiye ngo aho ujya kurega niho ugomba no kuregera. Je biranyobera nyine ntibigo ndegera naho ndega nyine ndabyihorera ndatuza, ariko ndwara bikomere n'ubuse ndakira ndumva ameze nabi nikoreye akantu ndaniha kubera igikoni bakubisema. Nyuma y'irondo ry'umwuga hari izindi nzego zishinzwe umutekano, harimo daso, harimo polisi, harimo n'izindi nzego yenda bikurikirana. Bari abantu ugiye no kubarega muri make, ugiye kubarega ntago bumva ikibazo cyawe bagufata, kuko umuntu baragufata rwose bakahita baguhinda ibye bakabihindura ko nta gaciro bifite. Hano ni mu mujyi, hano Nyamagabe, turi mu mujyi rwagati, mujyi wa Nyamagabe. Hari uburyo abantu bo mu mujyi musobanutse. Umureze warara he? Umureze banakugirira nabi ku buryo bagusanga naho urara ugatuma ujya aho bita mu Gasarenda mu murenge wa Tare, ukajyayo ukajya kugwarirayo n'umundi bagufunze baraduhohotera. Gutyo tubwire gatoya, yenda turaza guhana ijambo kugira ngo byorohe buri wese turaza kumuha umwanya ushaka gutanga itezo gitange. Ndashaka kugira menye, uvuze ko ngo uyu utanze ikirego wakujyana mu Gasarenda Tare, uvuye hano mu Gasaka ugiye muri Tare, mu murenge wa Tare nyine. Kugira gute muri Tare habera yikiho? Nyine ho bayita transit center. Ni transit center nyine ugiye kurega ibyo bibazo nyine kubera abayobozi bahora bakora ibyo ngibyo banabigiramo uruhare. Ugiye kurega bahita bakubwira ngo wewe nta gaciro ufite, ngo jya mu Gasarenda bagufunge amezi 3, kare gufungwa amezi 3 duwaye igikomere bagukubise. Ukareba ubu hari byabaye wagiye kurega ajyanwa transit center ko wagiye kurega cyangwa je byambayeho? Wagiye transit? Je nagiye transit, barankubise bamaze kunkubita njya transit, bahita banterura banjyana transit kuko mvuze ngo bankubise. Twarahuye mumwe mu gitondo namubwiye ati ese Munezero kuki wankubise? Kuki wankubise ukambangamira ukambonye urubavu nkaba ntari kubasha no gukora akazi nakoraga? Yego. Wangize iki? Ati transit mu gitondo. Transit we yahise yisinyira ko kanye minota 30 yabamaje guhamagara komando anjanye mu Gasare. Ese iryo rondo ry'umwuga hano ndumva ari ryo gisirikare, ndumva ari ryo gipolisi, ndumva ari ryo daso, ndumva ibyo bintu byo rwose baratubangamiye bikomeye cyane, kuko ugiye kuvuga nta bandi bavuga, nibo bavuga, nta muturage ugira agaciro cyangwa ngo agire ijambo. Usanga bakugejeje ku zindi nzego nyine kandi aribo bakugereye nabi. Uyu mupapa Inyasi bishe ku munsi wa kane, wari umuzi gute? Yenda ku ruhande rumwe wamuvugaho iki? Umukarane yari umukarasi, njye na umukarane. Navaga mu isoko bari umugenzi ugiye i Kigali nkamusigisha Inyasi. Naba ari umuntu ugiye Cyangugu, yakoreraga imodoka zose za prive za leta ndetse n'ibigo byigenga. Yego. Yakoreraga yari umushakashatsi, yari umushabitsi, yari umuntu w'umukarasi nyine, cyangwa yari n'umushoferi ariko yari n'umukarasi, ariko we by'ubushoferi yari abivuyemo ari umukarasi afata abagenzi ababoreza transport. Yari umuntu umeze gute? Ese icyo kibazo yenda cy'ubwo buryo byaje gukubitwa akaviramo urupfu ni ibintu byabatunguye cyangwa ahubwo oya bo bari babigambiriye? Nta kuntu umuntu wamufata ngo mujanjagura, abantu nibataka basaba imbabazi mu bwato umuntu wamuzize iki, nibamara kugera bakomeze bahondagure paka agezeho igihe cyo gupfa.
Niki usaba yenda abayobozi bashinzwe ibi Jewe ngibi? icyo saba njyewe nk'umuturage utuye mu murenge wa Gasaka, je ndasaba yuko bamushyira ku ruhame bakagozwa ibyo bakoze, abaturage twese tubareba tubabwira ati mwakoze ibi, mwamvunye ibi, paka ubushinjacyaha cyangwa bugenzacyaha buzakona bukabakurikirana, ariko twaboraniye mu ruhame kuko bamaze kwica abantu bane. Inkomere n'interezo ubwo ntimwazira? Interezo ni nyinshi kuko nanjye ubwanjye n'urubavu ahangaha bose ntabwo nikore biro senkani, kandi njye nikoraga ibijana kuko ubu biro senkani simbibasha kuko imbavu zirandya, naratwaye igikomere cyane mu rubavu no kwivuza nabuze uko nivuza. Ibyo gukubita se ngo ukageraho unyara amaraso, bari bagukubise iki ku buryo nyine bo bafashe? Urabona ukuntu barafashe bafata itindu, urabona baba bafite imihini yakinkubise hano mu mugongo, mu mugongo hano mu kazindaro, najya kwituma nkituma amaraso, najya kunyara nkanyara amaraso. Noneho urubavu rwo bahita bakubitamo igikoni, bavuga ngo taha, bahita bakubita igikoni cyaha. N'ubu ngubu simbasha kuba mpumeka, n'akazi nakora kasi nkibasha kugakora neza nk'uko nabyifuje cyane. Ni benshi cyane, we ntiwabara. Ese mwese nuko bakubita bamena imbavu, bakubita imbavanga, bagakubita mwena mu kazindaro, ku buryo ahantu bajya guterura ikintu washyiramo imbaraga ntubishobore, ugahita ugwaho ngaho, ugahita wumva, ugahita ugwaho nyine. Icyifuzo cyawe wenda ni ikihe kugira ngo? Icyifuzo cyanjye nuko mureke duhane ijambo ababyeyi bacu. Icyifuzo cyanjye numva nifuza nuko mwamubufasha nkazavugwa, kuko ibikomere nagize ni byinshi, nkumva kandi wabigize uruhare kwica inyasi, akamukubita abantu bagasaba imbaza, abaturage bagasaba imbaza ati waba uri umuntu kuko atari ikira, atari mayebu, bateba, atari gisambo, afite akazi muturanye, uramuziza iki, bakabihanirwa bikomeye cyane kandi mu ruhame twese tubireba. Icyo nifuza ndumva nakifuza ubuvugizi nkajya kwivuza nawe ubwawe, nanjye ubwanjye, kuko igikomere nanjye kiranga mu rubavu, ntabwo mbasha gukora akazi kanjye. Ubwo no mu rugo byaranze? No mu rugo biranga kuko umugongo barawuvunye, bankubise akimirizo, bakita akimirizo, ntacyo wakora, nabaye ikigwari nye. Paul ihangane kandi ukomeye. Ikibazo cyawe kimeze gute? Amazina yawe ni nde? Nitwa Mukangenzi Diane. Diane, wowe ikibazo cyawe kimeze gute? Ikibazo cyanjye mfite bakubitanya kwigendera Nyasi, twari duhari. Ne wari uhari? Hari n'undi mu mama twari turi kumwe n'abandi bo kukabajogo, twari dutashye ku wa kane. Hari nka sangahe ubundi nibo yuka amasaha neza? Hari nka saa 4 cyangwa saa 5 gutyo, kuko sinari ifite telefone icyo gihe. Nari ntashye turi kumwe n'abandi bantu dutashye. Yego. Barimo bakubita abantu bari hano ruguru, uno mu mama arababwira ati se mwaretse kwica abantu gutyo. Ese akamaro kabo no gukubita abantu ntacyo? Barangije barabata bo barimo bakubita, bajya gukubita uno mu mama. Mama yarabacyaca ati mureke. Iyi mureke kwica abantu gutyo. Baraza bahita bakubita uno mu mama. Umugabo aravuga ati se mwaretse kunkubitira umugore. Bose barabadukira barabakubita. Bamukubise inkoni yo mu mutwe, ku busyo yamukubise inkoni yo mu mutwe. Amutera n'umurenzo agwisha kano kinyuma. None mu mama baramukubita, ubu ngubu nta n'ubu ngubu nuko ari ibibazo. Yakaba arimo yivuza ko bamukubise n'inkoni ya hano mu kiziba cy'inda bamugaramitse hasi. Uyu mubyeyi bamukubise? Uyu bamukubise inkoni ya hano mu maguru ko ari yambaye ipantaro. Barayimukubise si dore nguye. Barangije ngewe n'umumama twati kumwe bita Shatari arataka. Atatse bumva ko ari ngewe utatse. Barangije uwitwa Munuza niyo nkuru abankubise inkoni ya hano kwitako nuko nta kwiyambura ngewe ngo nyibereke, abankubise inkoni ngo ndatatse, ngo ndasakuje ngo ubwo ndatatse. Ngewe icyo nakwifuza rwose mu bakurikirane rwose bahanwe rwose, baratubangamiye, nta burondo bashinzwe ahubwo ni ukutubangamira. Murahura bakakubwira ati zamura ibyo ufite, wabibura bakagukubita, wakwizigiza wavuza induru bakakujyana, bakagenda akabwira umukomando uhari ngo iyi ni inda tuyifatiye mu mujyi ngo ni inzererezi, bakabakujyana Itare kandi nta kintu wakoze, ukisigira abana nta n'ikintu wakoze utana batutsi. Icyo gihe inshingano za mudugudu zibizihe? Ukuntu bigenda, uragenda ukayitubwira ushinzwe umutekano musange, ukamubwira ati ngewe irondo ryawe ryamohoteye, nta kindi kintu akumarira arakwihorera. Iyo bakuvunaguye uko urajya kwa muganga akaza akakunga nabo, kandi ko ntiwajya kurega kuri polisi bahita bakugarura hasi.
tugenda urehere hasi. Ntago rero iyo uri umukene nkatwe ntago dukomeza gusakuza, turabyihorera ubwo nyine tukemera utwo dufaranga baduhaye kugira ngo tutiteranya nabo. Uravugira uti rubanda rugufi turimo turatsikamizwa n'abaturage mu gihe byabaye ngombwa cyangwa se mu gihe twahohotewe. Rubanda rugufi twebwe twese muturenganure kuko baraza bakakubwira ati zamura ibyo ufite urahukubita kandi nta ubusubu waba uri umukene ukagendana amafaranga kugira ngo uzibohore kugira ngo bakagucungiye umutekano. Wakibohoye ku bayobozi nkabo. ubwo se mudugudu ugize akantu mupfunda twayakura hese ntabwo wabona utungishije abana mudugudu usibye ko mudugudu nta birimo mudugudu byo ntabyaze. Eso Musange ni muntu ki kono harya ni umuyobozi kuko niya Merura wa mana wambaye Manchester ye baba we no yavugara oya nta kibazo ngo tubwire ikibazo cyawe ikibazo cyanjano ki wowe ku ruhande rwa kuri umutekano muke yego abanyerondo sugukubita gusa baranambura ngewe ubwashize umuntu yaraje ampapuza telefone ndi mu rugo amaze kumpapuza telefone agusanga mu rugo agupapuza telefone ni umujura wampapuje telefone ampapuje telefone mamagara umuntu hano mu mujyi ndabona ni bampapuje telefone kandi wipapuje sinamubonye sinanamumenye kandi iyo telefone yanjye n'ubu ntiyayikuyeho arambwira ati ikintu ngiye kugufasha uceceke Musange nabimenye irondo ntagira umuntu numwe ubimenye Ese Musange ko numva abaye Musange ati ngiye kugufasha ariko uceceke ntazagira umuntu numwe umenye ibintu ngiye kugufashamo kuko umujura nakumenye yakwica nge ndamuzi ndabunga ati nta kibazo banza riyoboye n'isi si gusa sika bacuze yonyine ayoboye banza yoboye n'isi kuko icyavuze kuri polisi cyose kiremera icyavuze cyose amaze nk'uyoboye amenya nk'ari komando wa polisi mudugudu nazwi mudugudu navugwa mudugudu nazwi mudugudu navugwa Musange ubundi Musange niwe uyoboye isi yose Musange si umurenge wa Musange n'umudugudu hano n'umurenge wa Gasaka nuko apima nawe ibiyoga by'ibyagwa byitwa Musange nawe apima ibikorano ariko iyo ari ku bandi abariho n'agashyuti kandi warabipima nyine kuko ari umuyobozi nawe agira icyo amubaza apima inzoga zitemewe ari umuyobozi ko ari umuyobozi zitemewe akajya kumena iz'abandi ze zigapfa cyane rwose kandi polisi ntacyo yamukora iyo ngiyo yipimye yaranakwicishije oya mudukore ubuvugizi umuntu witwa Musange ku buyobozi rwose oya niwo wica byose agiye kuzaturwaza umutima ahubwo yaturwaje umutima ngubwo uwo munsi nza baramamagaye barambwira ngo umugabo we yarapfuye nahise mfata njye nari ndi mu kazi nkora kwitaba nahise mfata moto mpita njya ku Kigeme mvuyeyo nagezeyo abaganga barambwira ngo umuntu uje kureba ngo bamushyize muri morgue ngo abantu biwe batashye nahise mfata moto ndagaruka namusanze hano ruguru ndamubwira nti ibintu uri gukora n'umunwa wanjye naramwibwire ni ibintu uri gukora ntabwo biri bugarukire hano naramwibwira ndamwana nushaka unyica nanamwegereye nawe ati mwamenyere kwica nanjye nushaka unyica ibintu muri gukora ntabwo bigarukira ntabwo biri bugarukira dore ntabwo biri bugarukira ubu rero mudukorere ubuvugizi umugabo witwa Musange yaratuzengereje pe wa byose ni ikibazo gikomeye we ntabwo ashobora gufungwa kubera yafungwa se kiyongozi gusa ariko nawe aka kanya ngewe icyo nsaba nuko nawe bamushyiramo kuko nawe niwe nyirabayazana wa byose mwese murahuza yuko Musange nawe agomba gukurikiranwa agafu niba byivugira Musange yakabaye akurikirana ubu ngubu byambabaje cyane nabyukaga nkamubona arimo akaraba ajya mu kazi nkamuha mwaramutse akanyikiriza akagenda nimugoroba tugahurira aha nkabona yuko nyine turi kumwe ariko byarantunguye kumva ko irondo ryamukubise bikamuviramo n'urupfu yego byarambabaje cyane ndagaruka ku irondo ntago bafata abantu batize hakaza nka mayibo biturutse mu yindi ntara babona afite imbaraga bati turakwambika imyenda y'irondo ujye udufasha guhohotera abantu yego noneho bakubona uturutse nko mu yindi ntara kuko baba bamaze mu mujyi igihe kirekire bakakubaza bati uravaho ukajya he bamara kumva yuko utari uwa hafi aho
bakavuga bati manika amaboko, ufite telefone? Ati ntayo mfite. Babona ntayo afite agakubitwa akagenda avirirana, akabura n'umutabara kubera yuko atari uwo mwizi karitsiye, akagenda bamumugaje akabura aho arega. Ikindi njyewe ndi umwajenti hariya kuri Ciri, mba mbibona kenshi. Yego. Hari nk'umuntu yaragiye yiba umutaka yari yisonzeye, arawiba amanuka yiruka ku buryo wavuga uti nagwa biragenda gute, arapfa. Noneho riramufata, rimufashe riramukubita. Noneho ndababwira nti rero ni kuba umutaka wabonetse mumureke mumubabarire n'umutaka wabonetse. Noneho umwe muri bo avamo arampindukirana arantuka, ariko ntiyigeze ankubita ku bw'amahirwe, nahise nigendera. Nabo twegeranye mu kazi barambwira bati ngwino tugende. Ikindi cya kabiri, hari umuntu sinzi aho yari yiturukiye, sinzi n'izina rye, yakase hano munsi hepfo ya Ciri ku muhanda uhari. Ciri ni akabari? Ciri ni akabari, moteri. Arihagarika, akimara kwihagarika hafi y'umuturanyi utuye aho ngaho yari yihagaritse aramubona, aramubwira ati ntuzongeye kunyara aho ngaho. Azamutse haruguru abahuye n'irondo, baramukubita cyane ku buryo bukabije, bamubwira bati pfukama. Arapfukama, nyir'urugo araza ati mbabarira, ari umudamu ari umugabo nyir'urwo rugo bose abasaba imbabazi. Uwo muntu sinari muzi muri uyu mudugudu. Yari umugenzi? Yari umugenzi wigendera nk'uko wagenda ukajya mu wundi mudugudu ufite ibyo ugiyemo uri buhave. Yagiye avirirana mbura icyo nkora, naye ndaceceka. Ikindi, uwo munezero w'irondo, ariko ni irondo ryose, nuko ari we twacakiranye. Ngiye kuko ndi umwajenti, yaraje arambwira ati mbikira 75,000. Ndabimubikira kuri telefone ye, bimugeraho. Bimaze kumugeraho ama 70,000. Ndabibara, ndamubwira nti haraburaho 5. Atararenga hariya tukirebana gutya, hari umukozi wakoreraga kuri Ciri, ndamubwira nti Munezero ambikijeho amafaranga 75,000, amaye 70. None rero mfasha, dore nta handi hantu nyashyize. Uwo yarambwiye ati ndabibonye, ariko ngiye nanga kuva ku izima, ndamukurikira. Ndamubwira nti Muneze uri kwikinira cyangwa ngo yewe ngo nguhaye 75,000. Ndamuherekeza mugeze imbere y'undi mwajenti, nawe ndabimubwira. Munezero birangira ayanyimye. Mpamagara uwo mutekano, uwo nguwo bakuriye ari we Musange. Musange abarambwiye ati hari abantu babibonye? Ndamubwira nti barahari. Ni bangahe? Ni 2. Arambwira ati kuwa 2 mu gitondo cy'isuku uzaze, numara kuza tubisubiremo turebe ko yayaguha. Kuwa 2 nari mfite umuntu urwaye, ndamuhamagara ndamubwira ni hari uwo ngiye kugemurira, kandi igitondo cy'isuku kiraba ntahari. Ibyo ngibyo ubwo bita birangirira, byahise birangira. Nongeye kumuhamagara ntiyanyitaba, njya no kumureba, atari ku bundi wabyihoreye 5 nayo ubuze. Mpita numva yuko irondo n'ubundi ari ibisambo, nawe amakosa yabo aba yazi, ayashyigikira. Ubwo icyo gihe narabyihoreye. Ikindi kintu ngarukaho, yego, ndagaruka ku uyu mudamu wa nyakwigendera. Murabona yuko amusize, nta wundi muntu amusigiye uretse kuba duturanye gutya. Ejo nshobora kwimuka nkajya ahandi, n'undi akimuka akajya ahandi. Ubwo imibanire yacu ikabirarangiye, ntitwongeye no kubonana. Njyewe ndasaba ubutabera bumufashe, bumukurikiranira abo banyerondo bamwiciye umugabo, n'uwo Musange kandi afungwe se, mumubwire abashake n'abo babuze babakurikirane,
kandi nawe bamubaza amagambo akomeye nibumva ari ngombwa ko afungwa ayahe magambo akomeye nawe afungwe gushyigikira ayo makosa y'abanyerondo yangaje yego niwe ubashyiraho ikindi mudusabira abantu bafite ubufasha murabona ko amusize wenyine ari imfubyi bamumugaje ntaho agira aba nta kintu agira akora wamubaza ngo winjiza ngahe mumukurikirane ari abaterankunga bose mubashake mubagezeho bino bintu noneho tubone ukuntu nawe yabaho n'ubwo butabera budukurikiranire ikibazo n'abo bana b'imfubyi nyakwigendera yakurikiranaga nabo mubakurikirane. Ese mu nama zijya ziba mu midugudu z'umutekano muvugamo ibiki zabaye cyangwa nta zijya ziba hano? Izo nama ziraba ariko buri muntu yivugira ibye kandi ntago wajya kwidumbukiza kugira ngo utarara ukuwemo mwuka utarara muri gereza. Hari ikintu numvise ngo ubu ngubu turava hano murabiryoswa, ahubwo nimuvuga amazina yacu kuko murabona yuko tuba turi abantu bigendera b'abapangayi. Mukanya nshobora kuva hano nkajya mu wundi mudugudu cyangwa mu wundi mujyi. Ubwo rero aramutse amenye yuko ari wowe wavuze ibyo bintu kaba kabaye ushobora gupfa ukaburirwa irengero. Nk'umuntu utazwi nk'ubu ntago tuba tuzwi. N'ubu impamvu Inyasi turimo tumukurikirana ni uko azwi n'abantu benshi kandi ahamaze imyaka myinshi, ntago ari nkatwe tuza twongera tugenda. Kwivuga amazina ari ikibazo wowe? Nta kibazo jewe. Okay, amazina yawe rero tubwire n'igitekerezo cyawe. Nitwa Hategekimana Gido. Yego. Mvuka mu cyahoze ari Mushubi n'ubundi ni mu karere ka Nyamagabe. Yego. Uyu mujyi nawugezemo 2007 shakisha imibereho. Yego. Nta muntu ndiba, nta muntu ndahemukira, ariko ahantu uri norore tugeze aho kugira ngo ribangamire abakagombye kubangamirwa bakora amakosa habangamirwa abantu. Nk'ubu mfite ubushobozi bwo kwigurira nk'icupa nkarinywa utabaguriye bya rondo ntariguriye mu nzira ndi buhure narisike ndakubitwa nge no gufungwa. Yewe rero hagati ikintu kimbabaza cyane. Yego. Uwo Inyasi akabari twari twanyweremo yaratashye amaze kunywa icupa rya gatanu. Yego. Yamaze kunywa icupa rya gatanu Skoro atashye kuko hari hafi ngaha. Yego. Ahura n'umudamu nawe avuye ku kabari hano ho bafite akabari bacururizaga. Yego. Bahuye irondo ubwo rikimanuka nanjye hari ahantu ushinzwe kureba umutekano mpikoje ngo ndebe uko bimeze, ariko hari inzira ebyiri zimanuka ziye kwaho kabari, hari ituruka haruguru, inzira ituruka haruguru, hari n'ituruka hepfo. Nge nari ntutse mu hepfo ngira ngo ngaruke gusangira no twari turi kumwe. Nje nkubitana n'irondo riri kumanuka ku masikari hariya. Irondo rikigera aho ngaho nanjye twarahuriye leta rivuga ngo nimusohoke mutahe mu kinga kabari. Kana masagu nyirakabari yes nyirakabari nta kibazo yari afite, twarabakiriya beza batari gutera sabotage. Nta warubahuburuje. Yego. Nta kibazo cyari cyari mbese muri make. Tese ko muvuga ngo gukinga amasaha yageze. Ngo iby'amasango ahubwo ngo muzajya ngo mukinga ngo saa 5 ngo cyangwa ngo saa 2. Byavugwaga no witwa kubushyuhe. Umuntu twari kumwe ni n'umwarimu wenda nuko byabe ngombwa ko atarangaha. Yaravuze ati ubwo ninge bashaka ko bigeze kumukubita ubushize bamubangamiye kuko atajya bagurira. Bigeze kumukubita bamubangamiye na telefone yarahamenekeye icyo gihe nayihombye burundu. Ati ubwo ningewe bashaka wasanga ninge baje kwiyenzaho nanone. Akivuga iryo jambo witwa niyo nkuru yahise amukubita urushyi rwa danje agwa muri comptoir. Urushyi rukubita umugabo hasi. Ari bicane nabwo bwa mbere nabonye urushyi rungana gutyo giye mu mateka yanjye. Ndavugisha kuri imyaka 39 afite. Nibwo bwa mbere nabonye urushyi rumeze uko nguko. Rutari urwi kuvuga ngo uri umuyobozi uri kujya gute. Ahitagwa muri comptoir. Uwo ni mwarimu kuri SOS. Uwo mwarimu bakwishe urwo rushyi n'umwarimu kuri SOS. Nabana ese nk'ubu uyu muntu mumuhoye. Byose warabireba. None yes nari impari. None mbona nanjye kubushyuhe ari gushaka kujya kunyataka. Sa nkupo wesheje. Cyambabaje nuko mudogo uyu mudamu wa nyakwigendera. Yego. Yahise nagaruka avuga atari ko suko ko muri gori cyo umuntu watiyenze. Bahise bambuka rigori bamusanga hano kuri ino nzu hano yindi. Yego. Baba bamutsinda mbona bamukubise indandura n'inkoni mbona amaguru mu kirere. Bakuta uyu mudamu. Yego. Ndavuga ntari ko se koko
nk'ubu ibintu muri gukora ko bizabagaruka muvuye ku bagabo none mugiye no ku bagore nk'ubu koko uriya mudogo muri kumuhora iki yego uwitwa ku bushyuhe yahise amurikira muri rigori ngo ariko ngo nk'ubu nkawe ngo ubuvuge ibiki dore n'ibikomere ngibi ndabifite hano nahise nzamuka nirukanka ngenda nk'ubu n'abasugwa muri rigori yego nahise ngenda nirukanka nkomera kuko biracyari na bishyashya rwose nahise ngenda nirukanka nkomera mvuga nti ariko si ubu koko ibi bintu muri gukora abanyerondo koko ibi muri kugarura hano muri iki gihugu ni ibiki mwatse kwica abantu naragiye hari abantu banyuzeho ku muhanda ndi kuvuga nti abanyerondo baratwisha yes dore abonanyuzeho mvuze induru cyane yego abanyerondo baratwisha ibyo size hirya habira gatsindwa n'agasani yego nahise mpura n'uwitwa Munezero niwe Munezero niwe ukuriye iryo rondo yego duhura ari kuzamuka asa nk'uva kuri ciri duhuye ndamubwira nti genda urebe ibyo abahungu bawe bari gukora hariya hirya intirondo ryisha abantu hariya hirya ntibirakomeye muri kubyumva yego ndakumva intirondo ryisha abantu hariya hirya birakomeye ubwo uyu mubyeyi nawe yarandi inyuma nawe amaze gusa nk'uho abinyugushemo avuyemo avuga ati ngiye kuri polisi adukikubita n'uwo Munezero bahise bagarukana na Munezero ngiye nari nahabye pe nahise nkomeza ntabwo nagarutse hano nahise manuka ninja no muri ciri ndababwira nti irondo hano hirya ibintu riri gukora ntabwo bibaho rimaze abantu yego rimaze abantu ubwo ngewe natungwe no kungira guhita nahise nisubirira ku kazi kanjye kureba ko nta kibazo ndeba ko n'abahungu dukorana bahari ariko kuvirirana yego nahise ngaruka mu guhindukira mpura na wa mwarimu rewo kuri SOS yego kuri SOS n'abatashye abavuyemo abonye abacitse ari amahoro yego ngarutse mvuye ku kazi nyine kurako rwa rushyi yari hari ibindi bikoni yakubiswe cyane yari urushyi baramuzunguza no hanze barajugunyanga murebye n'urushyi rwiwewe umva byari ibintu bikomeye cyane arambwira ati ngereka nkubwize ukuri ibi bintu muri nkorerwa buri munsi ati meya yiganye na mukuru wanjye ngiye kumugezaho ikibazo bandenganure rwose ne kujya nirirwa ndengana buri munsi ati Lide Burande yiganye na mukuru wanjye ndashaka kurenganurwa ati kusindanya nkubitwe inkoni nk'umuntu wibye ntiba yego ubwo atahubwo duhuye atuzi n'ibindi ati na nyirakabari size bari kumukubita nyirakabari ati nawe size bari kumukubita ese akazi kabo no gukubita no gukomeretsa gusa gukubita nta umva no gukubita nta bindi niyo ari igisambo kibye niyo ari igisambo kibye bakagira amahirwe bakagisaka ibyo gifite bagasanga gifite nk'amafaranga cyangwa se nka telefone iyo telefone ngo bari umuzigo wabo bawutsindiye wowe bakakureka ukagenda nta n'inkoni bagukoze bagukoze ya mbere kugira wemere ko bya bintu bifite bagusaka ubundi babirangiye nta kindi kintu bari bugukorere ubwo uwo mwarimu ati na nyirakabari bari kumukubita ubwo nanjye rero arambwira ati ariko rero ati ntegera akamoto ntaha ndavuga nti kureba n'ingaba noneho bamanutse aho bategeye kuri parikingi turabanyura he ntireka dutegereze moto hano tutabasubiyemo batatwica nti kuva nanjye mavuye nkomera bahita bampitana yego umwarimu mbona arabyanze ati ngiye gutega moto dore aho ziparitse kuri ciri ngiye gusubira inyuma bashaka banyishe n'ubundi banyishe yego naye ndavuga ntari kubundi ndeka muherekeze nimbona baje bansanga ndiruka nguruke yego twabanyuzeho ngo tica ngo bite se tica ntacyo yabasubije ahubwo twageze kuri moto aravuga ati ariko buriya koko bari kumbwira ngo bite n'ibyo bankorera ashaka kugira ibyo umujana ndamufata ndamukomeza mwicaza kuri moto ndamutegera arataha ubwo nawe yari gupfa warumukijije mva ni Nyagasani yahabaye mu iryo joro wari kugira ngo sinzi rwose ikibazo sinzi wari kugira ngo sinzi ikintu cyabaye mu iryo joro kandi nzi ko umutekano ahantu hose wari wuzuye yego ikibabaje rero ni ukumva umuntu mwari muri kumwe muri gusangira atashye neza nta kibazo afite na nyirakabari nta kibazo afite n'abakiriya yego ukumva mu gitondo ngo arapfuye Inyasi akubitwa wari uhari Inyasi yakubiswe nge maze kuhava ahubwo we yaraje aje gutabara umudamu wiwe nawe wari gukubitwa n'irondo ryamugaritse n'umubyeyi amaguru ari mu kirere uyu mubyeyi baramukubise amaguru ari mu kirere amaguru ajya mu cyamahirwe nuko ari yambaye ipantaro nabyo nabibwiye abantu yizo ni uko mudogo yambaye ipantaro niyo batambaye ipantaro rwose bari bakoze amabara yego nuko rero twege icyo dushaka ni ukuri ni muturenganure nimba irondo ryemewe kuba ryakora turabyemera umutekano ni ngombwa uwo bafasha ari mu ikosa bamufate bamushyikirize polisi iba ariyo imwihanira ariko batatumugaje kuko barakumugaza nta n'icyaha wakosheje ikosa uwo mugabo Musange kumisa bamugarukaho cyane Musange bamugarutseho cyane mu by'ukuri koko Musange niwe ushinzwe kwangaje iryo rondo niwe ubwo ukuriye niwe nyine ni mutekano wa hano Musange ni mutekano wa hano urumva ni mutekano wa hangaha abanyerondo bajya ku iryo rondo gukora iryo rondo aba abazi sibyo ubwo ni ukuvuga ngo rero ibyo bibazo by'irondo ryiwe bimugeraho ariko ubwo ngubwo we agomba kujya areba abantu b'inyangamugayo aribo bakora irondo ubwo we niwe witoranya uwashaka watoraguye cyangwa se ukorera mu nyungu ze niwe ashyiraho nyine si ibyo kuvuga ngo wenda mu nyungu ze icyo nzi ko umuntu ugiye kumusaba akazi ko mu irondo hari umuntu wavuyemo mu mwanya wa muntu aramushyiramo
yego ariko cya kibazo noneho cyo kuvuga ngo twebwe turarenganye gutyo na gutyo nawe agomba kujya amenya uburyo ki cyagenze akagikemura nk'uko bikwiriye wa muntu akoze ikosa ntasubire muri iryo rondo kuko hari abagiye bakora amakosa bakagenda barisubiramo ndashaka kubaza kino kibazo yenda kugira ngo tureke n'abandi yenda baze kugira ibyo bavuga ariko ndashaka kubaza ku ruhande rwawe hari ibyifuzo batanze byo kuvuga ngo iri rondo rikurweho bangaje abandi bantu bashyashya kuko rirabarembeje icyo gitekerezo cyo cyifuzo mugihuriraho muri rusange mwese cyangwa ni ukuvuga ngo uko biri kose mu irondo ryose ry'ahangaha ryaba irya Kabajogo na Kabacuzi nta nyangamugayo irimo ngewe ndavuga iryonzi ndavuga iryonzi ntabwo nkunda wenda kuba natembera ngo mve muri uno mudugudu nje mu wundi iryo hakurya nta kibazo ufitanye naryo ariko iri rondo ry'ahangaha nirivugurugwe Musange kiri abantu bazima baducungira umutekano bari kuvuga ko Musange ari we nyirabayazana umutekano mukeya kubera ko abashinzwe nibo bateza umutekano muke bigateza ibindi bibazo wowe Musange uramwejeje nta kibazo afite cyangwa yo uko mbibona Musange yakagombye kudukurikirana umutekano kuko yanabishobora ariko ntakirengagize ikosa umunyerondo yakoze baravuga ko batamukeneye wowe ku ruhande rwawe nta kibazo ngiye ku ruhande rwanjye ndumva nta kibazo ngiye kuko nta kibazo okay